Igitondo cyiza kuri wowe mukunzi wa RW-KIGALI komeza ugire ibihe byiza. Nyagasani nakomeze kubana nawe. Uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe password igezweho. Ni password ushobora gukoresha babandi ukuramo password bareba muri telefone yawe ashobora kuba yayibona, watereka telefone hasi yayishyiramo ntibikunde kubera ko ari wowe uzi ibanga ryayo. Na application rero uradownloadinga muri Play Store. Ndagira ngo nkwereke uko iyi application imeze. Na application nizera ko izagufasha neza cyane cyane ko itazwi n'abantu benshi. Hanyuma ya application rero zano ngo screen lock time password kugira ngo urahita uyibona. Na application rero ijyana n'igihe, ijyana n'isaha ya telefone yawe. Bitewe n'isaha uriho niko iyi telefone, niko iyi application ikora. Hanyuma urakanda install, hanyuma uze nkwereke uko bikorwa. Ndafungura application yanjye rero kuko ngewe nyifitemo. Urayifungura, ndabanza nkuremo password. Hanyuma ninjira muri application. Nugera muri application rero urabona ko yari application iraba imeze utya. Hanyuma hano hejuru urabona handitse ngo utya browser play quiz. Hanyuma hano uraza kubona enable lock, hanyuma aka kantu urakavivura gafunguke. Enable lock betu kanda hano kuri security type. Hanyuma nkuko ubibona urabona dufite current time, tukagira pin plus current time, pin plus hour, pin plus minute, pin only, pin plus day. Hanyuma hano hejuru baravuga ngo ni current time, nukuvuga ngo ni igihe urimo. Nukuvuga ngo nk'ubu kuri screen yanjye urabona ni saa 3:42. Nukuvuga ngo ndamutse nkanza hano kuri current time, nukuvuga ngo niba ari 3:42, password yanjye nzashyiramo 0942. Niba ari saa 6 zuzuye nzashyiramo 1200. Nyine ni current time. Gusa umuntu ashobora kuba kanze mpakande nkwereke, nshobora kuhakanda ho nta na settings zirazamo, ahubwo no kuvuga ngo ubwo ndamutse nzimije telefone nkongera nkayatsa banyereka gushyiramo isaha iri muri screen. Niba ari 3:45 nkamenya ndashyiramo 0945. Ako kanya telefone yanjye ikabasha gufunguka ku buryo hagize ubona kizemo iyo mibare akaza 3:47 yashyiramo 3:45 yabibonyeho telefone itabasha kuba yafunguka. Hanyuma hano ha kabiri handitse ngo pin plus current time, no kuvuga ngo urahakanda kampakande mbikwereke mpakora. Hanyuma urabona barakubwira ngo shyiramo imibare code ebyiri, passcode ebyiri. Kuvuga ngo nshobora gushyiramo 1-2, bakambwira ngo re-enter new passcode, nkongera ngashyiramo 1-2. No kuvuga ngo ni pin plus current time, ni ira code nshyizemo guteranyaho isaha ndimo ako kanya. Kuvuga ngo niba ari 1-2 ndahita nshyiramo 1-2-0945 kuko urabona ni 3:44. Sasa dukomeze, ngira ngo tugeze hano kuri pin plus hour. Nukuvuga ngo nimpakanda bazabanza bambwire none gushyiramo pin, irashyiramo wenda 1-2, uzashyiramo pin ushaka. Ibi bizagufasha kuba wa muntu wamenye ko ukoresha password y'igihe. Mu gihe azashyiramo 3:44 ntabwo bizavamo, nubwo byaba ari 3:44 atabanje gushyiraho kaga pin kibanga kawe. Hanyuma hanga handitse pin plus hour rero urabanza ushyireho pin wifuza, hanyuma guteranya isaha. Nukuvuga ngo ni isaha yonyine. Nukuvuga ngo ndashyiramo pin kireho 09 gusa, nta minota ya. Hanyuma hakurikiraho ngo pin plus minute.
iyo wakanze naho bakubwira ngo banza setting pin, iyi mibare ebyiri guteranya y'iminota, uvuga ngo ni 45 bitewe n'iminota ufite ku isaha yawe. Hanyuma ukaba ufite pin only, ushobora gushyiraho pin yonyine igizwe n'imibare enye, cyangwa se ukaba wakoresha pin plus d. Ushobora kwakanda nkuko bisanzwe ubanza ku settinga pin y'imibare ebyiri, hanyuma niba ari ku wa gatatu ugashyiraho gatatu, niba ari ku wa kane ugashyiraho kane. Yes, ngayo nguko rero. Gusa iyi password ushobora kuba wayibagirwa, ahubwo uzaza hano hasi ureba hano handitse ngo change recover password. Ese ninyibagirwa bizagenda bite? Urabona nk'ubu barambwiye ngo where were you born, wavukiye. Hano mpita nshyiraho igisubizo, niba waravukiye Kigali urashyiraho Kigali, niba waravukiye mu Kibungo ushyiraho Kibungo, ku buryo mu gihe uzaba wibagiwe password yawe uzabasha gushyiramo wenda ko wavukiye muri Kibungo aricyo gisubizo washyizeho, hanyuma ukande kuri recover. Ako kanya telefone yawe cyangwa se application yawe zahita ifunguka mu kanya nk'ako guhumbya. Gusa si ngombwa gushyiraho iki kibazo, kuko hano haba hari ibibazo byinshi. Ushobora guhitamo izina ikibazo wifuza ukagisubiza mu buryo bwawe nk'ibanga ryawe nyine. Ikindi wamenya kuri application rero nuko ishobora kukubikira amafoto ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Hano muri wallet ushobora kwakanda ugakanda kuri iki kimenyetso cyateranya, gihita kikujyana muri telefone yawe. Ushobora kujya mu mafoto gallery ukabasha kuba wabikamo ibyo ushaka kubikamo mu gihe udashaka ko biba hari imbere, nyine buri wese agera uko yishakiye. Ngaho nguko rero ushobora gukora subscribe uko ubyifuza, tukajya tubana umunsi ku munsi. Yes, na Jet wakoze kubana nanjye, turi kumwe ntaragenda. Hari akandi kantu nene bagiye kubabwira k'ingenzi. Hanyuma hano handitse ngo lock settings, urabona hano hantu hanyuma handitse ngo use 44-hour format. Ahangaha icyo havuga, niba ndi muri 24 no kuvuga ngo telefone yanjye ishobora kuba ari saa 7, ngo nzashyiramo 13. Nimbikura muri 24 hours format saa 7, urumva ni 01. Saa 2 z'umugoroba nzashyiramo 08 mu gihe iri muri format ya 12, ariko ninshyiramo ya 24 saa 2 nzandikamo 20 kire y'indi minota. Yes, sawa sawa, nako ngako kari gasigaye.